injogera injogi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twemye ndagukunda n'impamo tukiri bato iyo ngeze mu kaga arankomeza nagera mu bibazo akamfasha aramfata aranyiyegamiza nkamwegamira mu gituza cyenjye mbamahoro masa aramfata aranyiyegamiza nkamwegamira mu gituza cyenjye mbamahoro masa aho nimwitegure umukoraje ageze ku marembo Yesu we ababyeyi muvuze impundu abagabo muyihimbaze impundu zivuga iwacu abakobwa muyibyinire ubukwe ntibugipfuye mu bukwe ntibugipfuye anyana uruhande rw'amazi basuma asubiza intege mu bugingo ananiwe uwiteka ni neza izina rye yegoye uwo kubaho mana nzajya musenga aho yegoye amashyi yegoye mu nzira zijya iwacu ko mbona bidasanzwe ibi ni ibiki ko numva inanga abaririmbyi barimo baririmba Yesu we ubukwe ntibugipfuye twanze kuba bapfu mu mperezo amavuta ndayashaka Yesu yanjye amavuta wimuteterera wisangira bagukunze ntukagire irungu barakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavuye abakubuza inzira gakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona mpaga ntuzigere uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururaho wakunze ukarurinda byose ndukubita
amaso mwari ukubonamo dushimire iyaduhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nuhirira icyubahiro n'ikintu cyawe. Uyu mwanya tugeze mu nzu yawe, tweretse gahunda zose dufite. Reka mwami Imana yacu abagiye kuzikora bose n'abari bo, reka bezwe n'amaraso yawe, kandi turagusabye mu mwami uyu muhango wera ugiye kubera aha ngaha ushyigikire nk'Imana. Mwuka wera w'Imana agaze itavuga Imana n'imbaraga z'amadayimoni zose tuzambe agaciro mu izina rya Yesu, kugira ngo Umwuka wera ari we uyoborera. Tangirane natwe, sozanye natwe, byose ni kugushaka mu izina rya Yesu. Amen.
ariko mwese tubahaye ikaze. Hanyuma reka duhe ikaze bene data turi kumwe hano imbere, harimo umuyobozi w'Imbogo arabasuhuza, harimo harimo madamu w'umuyobozi wa Rambura, yego, harimo na umuyobozi bwite wa Rambura. Haleluya, haleluya. Turabakiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ishimwe, reka duhe ikaze mushumba nawe aturamutse, kandi tuze no kumwemerera umwanya usigaye aze kuza kuba tuyoborera, dushima Imana tugira amashyi. Reka tambuka nigire hafi, hanyuma tumwakire mu izina rya Yesu, niturangiza turasenga Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Turamwakire mu izina. Reka nanjye naza kwiyibagirwa. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe cyane, murangiciye mu izina. Murakoze cyane. Reka atubazanire hafi asenga Imana, ubwo n'abandi tutakiriye mushumba ari buze kudufasha kuba tubakira kandi atukomeze muri muhango duteranije hano. Imana ibahe. Mana turagushimira, tugushimira uburinzi bwawe, turagushimira ko wagize neza rero tugeze mu nzu yawe. Turakuraritse kugira ngo ubane natwe, nudushyigikire, ubane n'abageni, ubane n'abasangwa, ubane n'abakwe, twese n'abayobozi ubane natwe. Ugiye kuyobora umuhango n'umuhango ukawera ukuboko kwawe kwiza kubana nawe. Tuba dutangiye kuba dushoje, tuzajya twambara izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Wenyuma turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe yaduhaye uyu munsi. Uko nari mbivuze, uyu munsi wariteguwe mu buryo bwose. Ni nayo mpamvu mubona abantu bateranye kandi banabyambariye baje kwizihiza uyu munsi. Nagira ngo nsabe Umukiza Eli na Manishimwe Diane bahaguruke mu myanya yabo, kuko nibo baduteranije hano kuri uyu munsi. Mukomere Imana amashyi. Amena. Tunabakire ku izina. Reka ababyeyi ba Diane n'abaje babagaragiye bongere batwigaragarize, twongere tubakirize amashyi. Turebe abishimye bakomere Imana amashyi. Se hano haba hari umuntu waba ubabaye ngo tubanze tumusengere? Ubabaye amanike turebe, nawe aze tumwereke Imana imuhe umunezero kuri uyu munsi. Imana ishimwe ko nta muntu ubabaye. Uyu mwanya rero ko Eliya na Diane batumye duhurira hano mu munsi bateguye, mu munsi basengeye, kandi namwe mwarabafashije. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nagira ngo tubarange bwa nyuma. Mbese torero, muremera yuko Eliya na Diane basezeranira imbere y'Imana n'imbere y'itorero? Murabyemera? Mubihamishe ibiganza turebe. Imana ibahe umugisha cyane. Hari umukobwa waba ufitanye ikibazo na Eliya ngo amanike ikiganza aho ari? Yabuze? Hari umusore waba ufitanye ikibazo na Diane? Uko batabonetse baceceka iteka ryose.
ngo nsabe, nabonye ibirori byacu rwose ababyeyi bacu baje kudushyigikira, ntabwo nakomeza ntakiriye ababyeyi ba Eliya, ndi kubabona bahaguruka n'abaje babagaragiye bakongera bakadusuhuza, ntacyo bitwaye. Mudusuhuze n'ababagaragiye bose, sinzi niba rimwe gusa ababagaragiye babyibagiwe. Mutere haleluya, turamutse nta kibazo. Amen. Turabakire mu izina. Reka ababyeyi ba Diane n'abaje babagaragiye bongere batwigaragarize, twongere tubakirize amashyi y'urufaya. Bahaguruka rwose dukomera Imana amashyi. Ntabwo ndi bubasaba amashyi kubera ko iwacu dusaba amashyo, ngo rero ababona ari byiza bajye bakomera Imana amashyi. Nagira ngo nsabe ababyeyi ndetse n'abaje baduhekeye umugeni tubakirize ibiganza. Turabakiriye mu izina. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbaze musaza wa Diane cyangwa se niba byatungana, uremera ko Diane aka kanya tubisezeranya na Eliya? Amubongera amashyi, arakoze cyane. Imana isinziriza uwo mugabo uticura, imukuramo urubavu, iruhindura umugore, imuzanira wa mugabo. Umugabo ngo arishima, aranezerwa, aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Iyo ni imitoma umugabo yateraga amaze kubona umufasha umukwiriye. Haleluya, haleluya. Imana ubwayo isomye Itangiriro igice cyaho cya 5, muze gusoma nimugira umwanya, hatwereka neza ko Imana ubwayo ikimara kurema umugabo n'umugore nibwo biswa abantu. Nibusabe Munezero yigire hino amfashe ansomere uwo murongo w'Itangiriro igice cya 5, igice cya 5 murongo wa 1 n'uwa 2. Aravuga ngo iki gitabo cy'urubyaro rwa Adamu ku munsi Imana yaremyemo umuntu. Umunsi Imana yaremyemo umuntu, afite ishusho y'Imana, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Murongo wa 2. Yego. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibaha umugisha. Ibaha umugisha. Ibita umuntu. Ibita umuntu. Ku munsi baremweho. Ku munsi baremweho. Haleluya. 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 Imana irema umuntu, yamuremye yuzuye. Hari abajya bavuga yuko umugabo yaba yararemwe mbere, ugasanga hari ibyo bakora atari byo, ariko aha tubonye ijambo ry'Imana ko ritubwira ko baremewe umunsi umwe, kandi bamaze guhura noneho bitwa umuntu. Ariko umugabo ari mu ruhande rwe, Bibiliya tubwira ngo Imana iramusinziriza, imukuramo urubavu, iruhindura umugore. Ubundi umuntu ni umugabo n'umugore. Uyu munsi Eliya yari wenyine na Diane yari wenyine. Imana ivuga ko atari byiza ko Eliya yaba wenyine kandi hari Diane wamuremewe. Amen. Bibiliya iratubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Uyu munsi nagira ngo mbaze Eliya, ngira ngo bari bumfashe bamwegereze mikorofone,
nagira ngo mubaze niba wasezeye, ugasezera ababyeyi, ugasezera inshuti, ugasezera urungano, ukaba wifuza kubana na Eliya akaramata, ukaguma ubumwe nk'uko Imana yabivuze ko umuntu aba ari umugabo n'umugore. Niba wasezeye urambura ikiganza ubisobanurize imbere y'itora. Wegereze mikorofone, wasezeye rwose Imana ikaguha. Babyeyi bangana yabasezeye, nicyo gituma ashaka kubana na Eliya nk'umugabo n'umugore bakaba umubiri umwe. Niba ubwo mumaze kukwemera ko mwasezeye, nimutere intambwe mwiteye. Ababibafashamo babafashe. Bivuga Munezero yigire hino, yongere asomere ijambo ry'Imana. Cyangwa mukene uzamukunda umwitangire kugeza ubwo Kristo azagaruka gutwara itorero rye. Niba ubyemera uravuga ngo ndabyemera. ndabyemera. Umwongera amashyi, arakoze cyane. Azamukunda ari muzima cyangwa arwaye, babyaye cyangwa batabyaye, bakize cyangwa, azamukunda kugeza ku gupfa. Niko amaze kuvuga. Imana imuha umugisha kuko yiyemeje ikintu gikomeye kandi izamushoboza. Diane, imbere y'Imana ishobora byose, uzi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza ko wemera kujyana Eliya ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero. Uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mukize cyangwa mukene. Uzamukunda kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uravuga ngo ndabyemera. Imana igumisha cyane. Mumwonyi arakoze cyane. Reka nsabe Eliya atwereke Diane uko abikora. Niba ubizi natwereke Diane. Hari umutare Eliya wabishobora kutwereka Diane? Niba hari yakwihuta akadufasha. Diane mwamubonye se ko mutamwakira? Amaze kutwereka Diane, amaze kutwereka uzamugandukira kugeza ku gupfa, kandi na Diane amaze kubona neza Eliya uzamwitangira kugeza ku gupfa. Nagira ngo Eliya arambuye ikiganza cy'iburyo, Diane amufashe, hanyuma abirahirire. yewe mukiza Eliya, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemerera Imana ishimwe Diane ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene.
nzakomeza kuba umwizerwa zanjye, sinzigera nifuza abari bagore tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero. Imana izabimfashe. Mumwongera amashyi, arakoze cyane. Imana Eliya nawe nafashe Diane nemeye kujyana gukiza Eliya bambere umugabo shyingirana nzabana nawe nkurikije Imana nzamuganiriza yaba ari mu bifungo cyangwa byaye cyangwa mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kubizera ntatekereza muhaye amashyi makeya kaka. Aravuze ngo ibyo maze kuvuga byose Imana izagira gute? Izabifashemo. Bagiye kwambikana impeta, ubundi wambika impeta umuntu weguriye ibyawe byose. Impeta y'urukundo musezeranya ko muri ibyanjye byose mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Njyewe Pasiteri Somana Philippe, kubw'ububasha muhabwa n'Imana n'itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda, nemeje ko kuva uyu munsi Eliya abaye umugabo wa Diane na Diane abaye umugore wa Eliya. Ni uko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwabo. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Dukurikijeho kubasengera kuko bamaze kwiyemeza ibintu bikomeye, kandi itorero ryose murasabwa kubashyigikira mu rugo rwabo rushyashya. Nagira ngo mwiyaranje umukeka mushyire hano bapfukame tubasengere. Ubwo yo mba ndi nk'umuririmbyi mba ndi gutera agakora hasi.
igasohoka. Uri na byose, uri itangiriro ukaba n'iherezo ry'ibintu byose. Ni wowe wavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, umuremera umufasha umukwiriye. Eliya na Diyane warabaremye ubategurira ibirori kuri uyu munsi kugira ngo basezeranire imbere yawe n'imbere y'itorero n'umugabo n'umugore. Ubaha umugisha, urugo rwabo uruha umugisha mu izina rya Yesu. Ubaha umugisha, amajyana naza bapfukamye bupfa umugisha, bagenda bupfa umugisha mu izina rya Yesu. Ubaha umugisha, kandi ababifuriza umugisha nabo bazahabwa umugisha. Ubarinde, iri sezerano urarisohoje, turagushimye. Banyuze muri byinshi, banyuze mu bibazo, banyuze mu ntambara, ariko ku mugaragaro urarisohoje. Icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe turagushimiye, tugukomeye mu mashyi, tukuvugiriza impundu. Mwami Mana yacu ushimwe, ushyirwe ejuru, kuko ibyo wavuze urabishohoje. Uyu mwanya urugo rwabo rube urugo rugendwa, rube urugo rw'umugisha. Ubahe kubyara hungu na kobwa, bahe umugisha amajyana naza, bahe umugisha mu mirima, bahe umugisha mu rubyaro, bahe umugisha mu baturanyi, bahe umugisha mu miryango, kuko ibyo urabishoboye. Urakoze ko uje gusenga kwacu, urakoze ko ubahaye umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka nemerere abayobozi babifuriza umugisha w'Imana, pare na marene, namwe muze mubifuriza umugisha w'Imana. Ababyeyi, kasabe ababyeyi bazi ko bahesha umugisha wa kibyeyi. Ababyeyi namwe nimutambuke, ababyeyi muze mubifuriza umugisha rwose. Navuze ngo ababyeyi mutambuke mubifuriza umugisha. Ababyeyi mutambuke rwose mubifuriza umugisha wa kibyeyi.
ndagaragaza twagiye ku murenge ndanabisinyira imbere y'imiryango mbikoze habona mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana ureke Imana ikoze ibintu mfite impamvu z'urukundo ndagaragaza twagiye ku murenge ndanabisinyira imbere y'imiryango mbikoze habona mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana ureke Imana ikoze ibintu uko umutima utera nkutekereza mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana ntabwo ndagusiga uyu munsi turajyana mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana uko umutima utera nkutekereza mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana ntabwo ndagusiga uyu munsi turajyana mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana mubo twasenganye mubo twiganye nabo dukorana hari Imana itabeshya we Imana twizera Imana itabeshya Imana irindi jambo yavuze ku muntu n'Imana itabeshya we mubo twasenganye mubo twiganye nabo dukorana hari Imana itabeshya we Imana twizera Imana itabeshya Imana irindi jambo yavuze ku muntu n'Imana itabeshya we umutima utera nkutekereza mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana ntabwo ndagusiga uyu munsi turajyana mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana umutima utera nkutekereza mwana bacu badukurikira uyu munsi turajyana mureke tubakire protokole dutambukirize abadukurikira bashinzwe protokole dutambukirize abageni bacu maze natwe bariyusiga uyu munsi turajyana mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana turagenda kugeza n'uyu mwanya turagushimira mwami Imana yacu uyu munsi waduhaye umunezero rero cyane akanya keza nk'aka uhurukiye kubana natwe wowe muyobozi w'iri teraniro imbaraga z'Imana zikomeze kubana natwe nuko utugoteshe umucyo wawe kandi utuzenguruke aha hantu wigaragaza nk'uko wagiye mu bukwe bw'ikana Kristo maze ubu bukwe bukuweho kumugisha kandi umwuka wera akorera hano hantu urakoze aha hantu mwami Imana yacu reka imirimo yose igiye kubera ndayisengeye kugira ngo Mana ubane natwe kandi gahunda zose ziyobore dusengeye ibinyobwa n'ibiribwa ndetse gahunda zose ziyobore nk'Imana twirukanye Satani mu izina rya Yesu mbaraga zawe dayimoni turazirukanye ahubwo reka buno bukwe buboneke n'Imana kandi kugira neza kwawe Mana kuboneka hano hantu umuntu wese uri hano hantu yumve neza yawe kandi yumve kugirirwa neza nawe urakoze kuduhaye murakoze cyane reka nsabe bagafotozi batarabo mu bugambo ze kwihangana mu ry'uruhande rumwe mukingura gafoto wowe utari umwuga igirayo banze ngende hejuru aha murakoze ngaho mutwaze gake 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 hari akagozi kagomba gucika nimumva ngo turi babyeyi muvu aho amashi rwose bakumwa bahaye amashi twose nuko ngo po amashi rwose amashi ya ibyo nibyo baguteguriye izo ni siripurize ibumoso pa ku
ubuzima bwacu maze babaha amashyi abantu bose bari aha ngaha barabakomorewe ugira iki eri ikomeza mugenda mwishima mwenyura zira mwenyuramo gake nyeganyega cishamo nyeganyega uraseka aha gutyo agomeze maze abashinzwe protokole adufashe nizeye DJ gace Elia ati sheri wanjye uzajya umuhamagara Diane muri no minsi muhaye igihe cy'umwaka cyo kujya umuhamagara sheri n'akandi kazina nuko ati ngwino duhitire mu gikoni ati ntabwo twebwe dutindiganya ati dore umunsi ucikibu bigeze nimugoroba ati reka tugere mu gikoni nkwereke ya ubonye umutsima nushaka useke nudasekera aho hantu nta hantu uzasekera reba hano Dia reba hano dore kameramani agukamera reba uwo mutsima maze umwenyure mama ariko mbega ibintu byiza bantu badakoresha ubukwe nuko nyagwa zigahera rwose nanjye uriya mutsima sinakawubonye nuko bafatikanyije ko ngo nawe gerageza turebe ndaje dore Elia ndebe ko y'umutsima zibutegura maze nimutambushe tambutse umukunzi ijambo twiza tangira ubumwa tangira ubundi icyo gihe batangirira bakagerageza kugaragaza n'iseko mugurutse umukunzi wanjye dore ibi nibyo naguteguriye najyaga bikubwira ukagira ngo ni ugushyeka aho irindi tangazo ubugira kabiri maze n'aba nibo barahubica protokole muri he aba babyeyi bakeneye kubona eri iturize gake igenza gake maze mumbundiriye nanjye nge ahiyegeye maze nanjye nkurikiye bino birori nanjye nkeneye kureba uko Elia bigenza Elia ngo yarabigenze hano tumva nzagukora surprise eri ahatangira turebe kandi ushyiremo n'utugambo twiza Dia rwose mwakira ongera Dia namubwira ati umva ntabwo navira amahoro nawe witabara umuntu batarasomya ku kirahure kuriya rwose turamusengera mu izina rya Yesu nawe bigende neza ariko wikwanga tumukunza guhaye wikwanga ati mama ongera yabibwe ngo ari gukorera surprise amurekera ntabwo utageze ni mu mama sheri yari kubigenza neza murabona ari inzara zica Diane ntanza rizakwica aba bana mubaha inzira mubaha kwicara maze n'uwa bene bino na bene bino ntavuze mu izina nashaka kamarira aricyo bitwa ariko muhati wamuhasi muhe mwongeze aho ariko mubyeyi mwagiye mushimira aba bana nyamara uko mwabigenza kose ntabwo kandi nimuca akamogi yo kugira imana Diane Dia mubyeyi mwiza kugira ngo umurimo mwari mwampaye wari woroshye kugira umunsi mukuru tugasangira umuganuro reka rero igira imbere yera muri ruminga Kwa masaka ameze nk'ay'iwacu ongeza kwenye rusomero nuko urakoze hano rero
n'umutobe w'insina z'iwacu reka nawo twakira. hanyuma tugize n'umugisha w'Imana birarenga. niba babishimiye kandi ntitwongere gusubira muri ino jambo kuko data yategetse iriya ntiyategetse nuko bigenda. ubwo rero ni karibu, reka rero muri uyu mwanya mu gihe bakicaye byandenga nuko ntayishobora numva nayiheka uvuze wiki iyo mvuga iby'umukunzi nkavuga uko yankunze nkavuga uko yanshatse atitaye ku miryango byandenga nuko ntayishobora numva nayiheka uvuze wiki nuko ntayishobora numva nayiheka yego Yesu urahimbazwa himbazwa himbazwa turangiye bakomerwa amashyi mwami w'abami yego ye ubugabo bwacu maze njyewe ndahababera nuko oyaga agaruka nzakomeza gushima shimira Imana yanjye ibyo yankoreye sinzaceceka Imana ubwo zose uzatuza habwa icyubahiro mwami mwiza yamuvugaho umukirane nababwira ushaka mubakereho uriya mukino ni mwiza, abantu batari kureba umukino uri gukinirwa hano. uriya mukino barawukina paka n'umushaka bitandukanye. ni ukugutu mukomeze muwukine nawe mbere genda barebera nuko ntayishobora numva wagira wegereje nawe aterukanye wabagabanyije nuko ntayishobora numva nayiheka nawe mwishyura yishyura nawe mbere y'uko basangiza kuri aba bantu bari aha. uyu munsi rero wageze ariko kirageze ibyo twasezeranye twabikoze iyo yakijije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye yarinda amarira ibirenge byanjye birinda kugwa naripfuye rubi narigiye habi maze irandengera iyo yakijije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye yarinda amarira ibirenge byanjye birinda kugwa naripfuye rubi narigiye habi maze irandengera arya uwase ntayashobora numva nayiheka ndamwibuka ariko nawe barimo barwana Isiramo yasize Imana ishobora byose Imana izi guheka yambereye umubyeyi yifuza kugira Imana ishobora byose ivuze amashyi y'icyubahiro n'abami yambaye ibikaraba idatanga